Imyitozo. Icyo gukora ubu. Guhera uyu munsi shyiramo kuzajya utekereza kandi ukavuga gusa ku bintu wumva ko ushaka mu buzima bwawe. Ibyo bintu ni ibihe? Ugomba kurwanya kumva ko hari aho ugomba kugarukira mu bitekerezo. Gerageza umenye ibitekerezo bituma udatera imbere, hanyuma ukora akazi kawe wabifashe nk'aho hari ibitekerezo bipfuye. Buri kintu cyose ujye ukibonamo amahirwe. Ujye wishyiramo ko muri buri kintu cyose ukora warangije kubona umusaruro. Ugomba kumenya ikibazo gikomeye ufite n'ibigutera guhangayika. Niki byagusigira kugira ngo urusheho kumererwa neza no kugira imbaraga mu buzima bwawe bw'ejo hazaza? Mu bwenge bwawe shyiramo kuzahirwa. Kugira ngo bishoboke nuko ugomba guhora ubisubiramo. Wowe ubwawe ndetse no mu ndagihe amagambo meza arimo icyizere hagaragaza intego zawe. Ibintu bishobora gutuma witwara gutya cyangwa se kuri uhura nabyo mu buzima ugomba kubyitondera. Buri gihe ujye wiyungura ubwenge wifashishije abantu bashobora kukubaka. Ushobora kubikora wifashishije ibitabo usoma, ibyo wumva ndetse n'ibiganiro ugirana n'abandi bizajya biba ari byo ubona bigufitiye akamaro gusa. Ujye umenya gukura isomo mu bintu byose bizajya biba byakubayeho. Ujye ugira umuco wo kumenya ibyiza byakugirira akamaro. Ihame rya kabiri ni ugushyira ahagaragara. Mu buzima ikintu gihambaye umuntu yakora ni ukubyaza byinshi duke ufite magingo aya. Birumvikana ko icy'ingenzi mu ngingo z'umugisha ari ukumenya mu by'ukuri icyo ushaka muri buri gice cy'ubuzima bwawe. Kugira ngo ugire icyo ugeraho ni uko impamvu yawe iba isobanutse kandi iboneye. Intego n'imigambi yawe bifatika bigomba kugaragara mu nyandiko, ariko nawe ufite inyota yo kubigeraho. Mbisubiremo, kumenya icyo ushaka byongera amahirwe yo kukigeraho. Bimwe mu bituma abantu batagera ku ntego ni ukuba izo ntego zidatomoye. Benshi bananirwa kubwo kutamenya neza icyo bashaka, uko cyaba kimeze igihe cyo kugishaka no kutamenya uburyo bwo kukigeraho. Barukusanya kayasura isambira byinshi igasohoza bike aho kubameshe kamwe. Mpisemo iki? Birirwa batekereza mu kirere kandi ibintu badafitiye ubushobozi. Urumva rero ko utarasa intego utabona. Iyo utazi iyo ujya burya urayoba. Gira intego zitomoye. Umuntu utagira intego ni nk'ubwato butagira umusare, cyangwa se butwawe n'umusare utagira ingashya, noneho umuyaga ukajya ubuganisha aho ushaka. Nawe umuntu ufite intego zitomoye ni nk'ubwato bufite umusare, abuganisha inzira imwe bukagera iyo bujya. Imwe mu nshuti zanjye w'umukire yarambwiye ati gutsinda ni ukugira intego, ibindi ni amagambo. Wenda intego si zo zonyine zigena intsinzi, ariko nta ntsinzi ishoboka zidahari. Intego rero ziruta icyo bita umugisha. Mu buzima nta mpanuka ibaho. Hari abantu bibwira ko haba hagisida mu buzima bakumva yuko hari imbaraga zitungurana zikagena ubuzima bw'umuntu. Nta kibaho kigwiririye umuntu, ahubwo wasanga hari imyitwarire yabanje hakaza no gutekereza nk'uko twabisobanuye. Aho kubibigwirira umuntu, ahubwo hakaba ibimenyetso bitandukanye byatuma ukekeranya ko ikintu runaka cyabaho. Ihame ry'imberabyombi rivuga ko kugerageza ibintu byinshi ngo ni nk'imipira ya biyari. Iba yuzuye ku meza izenguruka, imwe ikagikomana n'indi. Ibyo bikorwa byinshi bihuriye hamwe bikabyara icyiza, ni kubw'ihame, si amahirwe cyangwa se agisida. Ntukihebe muri byose, ibyiza biri imbere. Hari amahame abiri y'ingenzi abakungu cyangwa abanyabwenge benshi, hari abanyaburayi, abashinwa bagenderaho buri munsi. Igihe cyose wacengewe n'ayo mahame bigufungura amaso, bigatuma ubona ko hari byinshi byagushobokera utari warigeze umenya. Aha niho Yesu yabwiye abigishwa bati mufite amaso ariko ntimubona, mufite amatwi ariko ntimwumva. Byanditswe muri Mariko 8:18. Reka turebere hamwe muri ayo mahame. Rimwe muri yo ni ubushobozi bwo kuvumbura ibintu byiza mu buzima. Iri hame ryakomotse ku mugani w'ibikomangoma bitatu byari bituye aho bitaga Serendip, ni mu bihugu by'Abarabu. Uyu mugani ukaba waranditswe n'umugabo bita Horace Walpole uturuka mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba yarawanditse mu ibaruwa yandikiye inshuti ye mu mwaka w'1754. Uwo mugani ugira uti: ubwo ibyo bikomangoma byatemberaga byaje gusanga ibyo twita amakuba, ubutindi ari icyorezo ku buzima bwa bamwe mu gihugu cyabo. Mu kurangiza urugendo rwabo nibwo bavumbuye uburyo bashobora guhindura ibyago cyangwa se amakuba, maze ibibazo bikavamo umunezero n'ibyishimo kurusha uko wari ubayeho mbere. Bariho batembera basanze ahantu habaye impanuka ibabaje. Hari mu rwuri rw'umworozi wari ufite umwana umwe w'umuhungu n'ifarasi imwe rukumbi. Icyabaye rero ni uko iyo farasi imwe rukumbi yari yagushije wa muhungu umwe rukumbi, avunika ukuguru n'ifarashi iratorongera. Umworozi yari yihebye cyane, bya bikomangoma biramuhumuriza biti humura ntukihebe kandi ufite ubuzima, ntuzi ikizaba nyuma y'ibi.
icyo gihugu cyaje kujya mu ntambara, haza umutwe w'ingabo wagenda gushaka abasore b'intarumikwa bajya mu gisirikare ku ngufu. Icyabaye nuko wa muhungu yasigaye kubera imvune y'akaguru. Nyuma yaho haza izindi ntumwa zishaka amafarasi yo gukoresha mu ntambara, ariko iyo uwo mworozi yari yaratorongeye, wa mworozi abarokotsa atyo. Urugamba rwabaye rubi rero, cya gihugu gitakaza abantu benshi n'amafarashi menshi. Ibyago bya wa mworozi ni ukuvuga imvune y'umuhungu we ndetse n'izimira ry'ifarashi ye byabaye nk'ubwizigame bwe, kuko bitatinze intambara irarangira, ya farashi irigarura igarukana n'izindi nyinshi zo mu ishyamba. Ya mvune y'umuhungu we nayo iza gukira, umworozi aba arishimye cyane. Icyari ibyago gihinduka umugisha ku bundi buryo. Ibi rero nawe byakubaho ubishatse ukabyemera. Indi nkuru, ibyo bikomangoma byigeze guhura n'umuturage w'umuhinzi mu kindi gihugu, ariko umwuzure wari wamutwariye ubutaka bwose. Ibyo yari yaragwije abivunikiye byari byangiritse burundu. Urumva ko yari yihebye, ariko bya bikomangoma byamwumvishije ko hari icyiza gishobora kuzamubaho. Bikomeza urugendo muri bwa butayu. Imyuzure yakushuye babona ni zahabu gusa. Urumva ko umwuzure wavumbuye zahabu zikikije wa muhinzi ku buryo atari yarigeze abitekereza. Imbere yawe niho hari ibyiza. Urufunguzo rwo gusobanukirwa n'iri hame ryo kumenya ko ibyiza biri imbere riravuga riti, iyo wiyubatsemo icyizere cy'uko ibyiza biri imbere n'ubushake bwinshi byanga byakunda bizaba. Muri rusange ikintu gituma iri hame ribaho ni ukuba wifitiye icyizere uko byamera kose. Ibintu byiza bizakubaho, byaba ari mu ngorane, mu byago cyangwa ibibazo. Aha ni ibintu bizagutungura ukabona hari ibyago cyangwa ingorane hahindutse ibintu byiza utakekaga. Uko biba byahindutse rero niko biba byagombaga kugenda ngo ugere ku ntego yawe. Ukeneye iki ngo utangire inzira y'ubukungu? Uko ubayeho ubu mu by'ukuri niko gukenewe muri iki gihe kugira ngo utere imbere. Iyi ni filozofi ihambaye. Burya agace kose k'ubuzima bwawe kaba mu gihe cyako. Ibibazo ucamo ubu birimo uburyo bwinshi bwo guhindura ubuzima bwawe uko ubishaka. Ushobora kuba ufite umukoresha ugoye kandi barwanira umwanya wawe. Uhembwa nabi bitatuma utera imbere. Iyo udashishoje wakwiheba kubw'akazi kawe. Nyamara urebye inyuma ugatekereza neza, dukurikije ihame ryo kutiheba, usanga ko ibyo wari ukeneye uba ari ibi kugira ngo utere intambwe igana imbere. Ushobora kugerageza kureba ibyiza cyangwa amasomo wakuramo. Aha niho ushobora kwibaza ubundi ukisubiza, iyo ntaza gukora aka kazi kabi mba nzi cyangwa naramenya aka kazi icyo ari cyo, aha mba narahageze nte? Niba igisubizo ari oya, noneho ushobora kwibaza uti, ese nshoboye gukora icyo nshaka kuri iyi si? Uko biri kose ushobora gukoresha ubu burambe bwawe ukabubyaza ibindi byiza biruta ibya mbere. Ibyo urimo gucamo ubu ni nka rasori kuzamura mu bindi kurusha kwicara ngo byose bizikora, cyangwa ngo runaka azamfasha azabinkorera. Burya rimwe na rimwe isomo ribi rikwigisha iryiza. Aha ndashaka kuvuga ko utamenya niba ikintu ari cyiza utarabanje kumenya ikibi cyacyo. Ibaze kuri ejo hazaza hawe. Abanyarwanda benshi baribuka ikiganiro cy'urubyiruko cyanyuraga kuri Radio Rwanda, ikiganiro bitaga Ejo Nzamera Nte. Icyo kiganiro cyabaye kirangirire mu myaka ya za 90. Mu byo nibuka bavugaga kandi nsanga bifitiye akamaro buri wese nibi: ntugate igihe utekereza aho uva, icy'ingenzi n'aho ugana. Iri naryo ni ihame. Ejo hashize ni amateka uko ntacyo wayahinduraho, ahubwo bigufasha mu kukwereka inzira no kubikuramo amasomo bigufasha mu gufata ibyemezo by'ejo hazaza. Igikenewe ni ukuyobora inzira nziza igufasha kugira ejo hazaza heza. Mbese reba imbere gusa, wiheranwa n'ibyabaye kuko ari imitagihe. Tumbera hazaza mu bushobozi ufite, utangire ugane muri icyo cyerekezo wifuza kubamo. Ihame ry'urujyano n'uruhurirane. Iri hame ntirigendera ku mpamvu cyangwa se ingaruka nk'andi twabonye, ahubwo rikora impande zose. Twashatse kuvuga isano y'impamvu n'ingaruka, ariko ubw'urujyano ni uko ikiba cyose mu buzima bwawe gifite icyo kimaze cyangwa se gisobanura kandi kiganisha ku ntego zawe. Mu Kinyarwanda bavuga ngo nta kibura imvano. Kabya inzozi ziba impamo. Ushobora kubyuka mu gitondo ukabwira inshuti yawe ko warose ujya ku kiyaga cya Victoria naho waba utabishoboye cyangwa nta mwanya wabona, ariko icyo cyerekezo kikakugumamo. Ugatangira kwishyiramo kujya kuruhukira kuri Victoria. Iyo rero wishyizemo ikintu nk'icyo kirenga imitekerereze isanzwe, ugatangira gushaka uburyo cyangwa se abantu bagufasha kugera kuri Victoria, noneho ukajyanisha aribyo bita ihame ry'urujyano, ukabiha n'insobanuro. Wajya ku kazi umukoresha akaguhamagara mukicarana, akakubwira ko wakoze neza akazi akanaka, noneho akakwemerera ikiruhuko mu gihe runaka cy'akazi kaba kagabanutse. Mu kanya gakurikira iyo nkuru nziza, mugenzi wawe akakurangira isosiyete ifasha abantu kujya kuruhukira kuri Victoria, ku by'amacumbi, imizigo n'urugendo ku giciro cyiza.
akakwereka n'agatabo kavuga ku bya Victoria ukishima, noneho akakubwira ko ibihumbi 100 byonyine bihagije ku bantu babiri mukamara icyumweru cyose Kampala. Wataha ugasanga ubutumwa bw'umuvandimwe uba hanze wakoherereje ibihumbi 200 utari witeguye. Ngaho da warusanga mu inzozi zo gusura Victoria n'umukunzi wawe. Ibintu bitatu bibaye umunsi umwe nta na kimwe gihuye n'ikindi, nta nama yagishijwe, bikozwe n'abantu bataziranye, batazi na gahunda yawe, ariko byose biragusha kuri gahunda yawe. Urumva ko wakabije inzozi. Kubona akazi keza. Inshuti yanjye kandi akaba n'umuturanyi wanjye yari afite akazi atishimiye. We n'umugore we bakaganira ukuntu yazumva ameze aramutse abonye akazi yishimiye. Bavugana ko ashaka akazi mu kigo gito ariko gihemba neza, umuntu akazamurwa mu ntera bikwiye, akava ku mushahara ndahinduka kandi udakwiye. Bukeye bwaho basohokana muri resitora nziza ifite abakiriya benshi kandi abakozi bayo bibagiwe ko yari yabateguje. Aho gusubira imuhira bajya mu yindi yaho hafi, basanga hasigaye imeza imwe itariho abantu bicaraho. Iruhande hakaba hicaye inshuti ye bataherukanaga, ariko nawe yasohokanye n'undi muryango. Aya meza yariho imiryango 2. Umugabo wasohokanye n'iyo nshuti yari umuyobozi mukuru wa sosiyete y'ubucuruzi yari igezweho mu gutera imbere muri uwo mujyi. Bariho baganira ukuntu bigoye kubona umukozi unyotewe kwiteza imbere atarukuramuka gusa. Noneho bahuza ibiganza yombi. Wa musore w'inshuti yanjye icyambere yababwiye nuko yashaka kubona akazi kamuha amahirwe yo gutera imbere. Wa muyobozi w'ikirenga amuha ikarita iriho aderese na nimero ya telefone ze, amusaba ko amuhamagara icyumweru gitaha. Yaramuhamagaye, bahana gahunda, bapanga iby'ibizami. Umuhungu abona akazi atyo. Nyuma y'umwaka umwe gusa yahembwaga inshuro 2 zaho yahembwaga mbere. We n'umugore we barimuka bajya mu nzu isobanutse, abaguze imodoka, ubuzima butangira kuryoha. Abantu benshi bashobora kubyita umugisha, ariko urwo ni uruhare rwawe. Uwo musore yarazi icyo ashaka akagisobanura yemye, buryaga ujya gukira indwara arayirata. Nibwo rero yaciye mu nzira zose zibaho kugera n'ubwo atarira aho yateguye, akajya mu yindi resitora. Noneho kandi yicara ku meza akwiye, yicarana n'umuntu ukwiye mu gihe gikwiye, ahakura igisubizo gikwiye mu buzima bwe. Uwo muhungu yashoboraga kwigumira mu rugo iryo joro ryose yisomera ibinyamakuru, ibitabo cyangwa se areba televiziyo. Icyo gihe birashoboka ko nta cyari kuba. Aho yari kujya yirirwa atakira abantu ngo afite akazi kabi kubera amahirwe make, mu gihe yari kwiyicarira agaterera hagati mu ryinyo. Njye nawe rero ni nk'ibyo tubamo buri munsi mu myanzuro dufata n'ibikorwa dukora. Imbaraga zo gutekerezanya gahunda. Uko icyo ushaka gisobanuka cyane ni nako uzakigeraho vuba. Iyi ntego yawe isobanutse, imbaraga zawe zose zihagurukira kuyikugezaho. Uhindura imyumvire ku gikorwa watangiye ushaka kukigeraho vuba bishoboka. Ubwo ni nako ufata ibyemezo byiza mu kugena igihe n'ibikenewe. Uku ni ukuri haba mu buzima busanzwe cyangwa mu buzima bw'ubucuruzi. Rwose mu bucuruzi ufite igenamigambi ritomoye kandi ryanditse yunguka cyane kurusha ifatiweho ihutiyeho aho umuntu yicaye. Gukora igenamigambi ryanditse bishobora gufata igihe nibyo, ariko iyo birangiye iryo genamigambi riba ifatizo rya sosiyete mu gihe kizaza. Niryo ritanga umurongo ngenderwaho n'ibipimo by'inyungu yagezweho. Rifasha kandi sosiyete n'abayirimo bose gutumbera ibikorwa by'agaciro karenze. Icyo riba rigamije ni ukongera inyungu ku gishoro, kuko igenamigambi ryiza rifasha abari muri sosiyete kureba utuntu duto dufasha kwinjiza inyungu nyinshi hakoreshejwe igishoro gito ndetse n'abakozi bake. Nk'umuntu nawe byaba byiza ugize igenamigambi ryawe ugamije kongera inyungu ku mbaraga wakoresheje. Nk'uko isosiyete ishora amafaranga mu bikorwa by'ubucuruzi, wowe ufite igishoro muntu mu buzima bwawe. Ushora ubwenge, amarangamutima n'imbaraga zawe. Intego yawe yakabaye kongera inyungu ku bwitange bwawe mu kazi k'ubuzima bwawe. Ntukabe nka Christophe Colomb. Ntawanze umunezero, ariko abantu hafi ya bose badafite ifaranga mu mufuka, iyo begereye ukabumva neza usanga nta ntego nzima bafite. Ntibumve iki intego n'insobanuro mu buzima bivuga. Bose ni nka Christophe Colomb. Uyu Christophe Colomb muramuzi cyane mu mateka, ariko icyo mutari muzi ni uko akimara kuvumbura ahantu hashya, Amerika ndetse na Afurika, ntago yamenye ahagana. Agezeyo kandi ntiyamenye aho yarari. Asubiye iwabo ntiyibutse aho yahoze aba. Nguko uko benshi bimereye ubuzima bwose. Gutsinda si impanuka. Hari benshi bagendera ku ihame ry'impanuka aho kureba amahame yo kwigenzura no kwiyemeza. Iryo hame rivuga ko iyo udashoboye cyangwa se iyo utsinzwe gupanga uba wapanze gutsindwa. Mu Cyongereza bagira bati failing to plan means planning to fail.
abagendera kuri iryo bazi ko ubuzima ari ibintu biza giturumbuka bitunguranye cyangwa se kubw'amahirwe, bemera ko umuntu agirwa n'uwazi aho kugirwa n'ibyazi. Benshi muri bo batungwa no gukina urusimbi, bagakina imikino y'amahirwe gusa, bahora biringiye amahirwe mu buzima, bategereza bagaheba, birirwa kandi bategereje ko inshuti abavandimwe ari bo bakorera byose. Abo rero bagirira ishyari abameze neza, abigenzura bakagira intego. Ibihembo binyuranye ku murimo umwe. Mu bigo by'umurimo binyuranye, byaba inganda, serivisi cyangwa leta, habamo abantu bakora imirimo yabo neza kimwe, ariko bamwe bagahora bahembwa neza cyangwa nabi kurusha abandi. Njye biranyohera cyane guhura n'abantu bagurisha ibintu bimwe ahantu hamwe ku isoko rimwe n'ibiciro bimwe, ariko umwe agakuba gatatu ingano y'ibyo agurisha kurenza abandi. Usanga kandi bajya kungana mu myaka, ubumenyi n'uburambe bajya kubunganya. Hari naho usanga bato barusha abandi kugurisha. Uti kubera iki? Igisubizo ushobora kuba ukizi. Igisubizo ni uko uwo ugurisha cyane hari byinshi yakoze kugira ngo yongere amahirwe yo kugera ku byo ashaka abandi batabashije gukora, kuko burya umuntu asarura aho yabibye. Utagize igikorwa ugerageza ntiwabona umusaruro. Bijya gusa nuko abantu bahembwa neza iwacu hafi ya bose baba bafite igenamigambi. Abo rero nibo bagendera ku ntego, bazi icyo bashaka by'ukuri, banafite gahunda isobanutse yo kubigeraho. Nicyo baharanira umunsi ku wundi. Uko icyo ushaka gisobanutse niko nawe wishyiramo icyizere cyo kukigeraho. Uko rero ni nako uzakoresha amahame anyuranye nk'iry'imyemerere, icyo bita belief, ihame ry'ibitegerejwe, iryo bita expectations, irya rukuruzi rimwe bita attraction, ndetse n'ihame ry'ihuza iryo bita correspondence, ndetse n'andi. Uko ubona ibintu bizaba byiza ni nako uzishimira uruhurirane rwabyo kubwo kutiheba kwawe, maze ibikorwa binezeza bisimburane mu buzima bwawe biganisha ku ntego yawe, nayo biyukuganishaho. Genzura ubuzima bwawe. Iyo wumva wigenzurira ubuzima bwawe bwite ubona byose bizaba byiza, ariko iyo wumva bigenzurwa n'abandi ubona byose bizaba bibi. Iri hame naryo rirakomeye kandi abahanga benshi barikozeho ubushakashatsi mu myaka yose. Umunezero n'ubushobozi bwo kugera ku kintu bifitanye isano ya hafi n'uburyo ugenzura ubuzima bwawe. Iyo ubona ibikubaho byose biguturukaho ni nako wongera imbaraga zawe kandi ukaziyumvamo. Uko wiyubakira igeno kimwe bita destiny, ukanakomera mu nzira yawe, niko unezerwa, niko uhirwa, byose bikaba byiza, bityo ukongera imbaraga zo kugera ku ntego yawe. Ariko niba ubuzima bwawe bugenzurwa n'umutware cyangwa se bugenzurwa n'amadeni yawe, habo mufitanye isano, ubwoko bwawe cyangwa se ikindi cyose, uzumva utigenzura, uzahorana agahinda, intimba no kubona byose ari bibi. Uzasanga wararenganye mu byo urimo kandi udashoboye kubihindura. Ibibazo byose uzajya ubishinja abandi, unagirira ishyari abameze neza. Mbese uzatangira kujya utwerera abandi bibi byose bikubaho, ushakira ikibazo aho kitari. Aha niho usanga wikururira ibibi byose, kuko mu buzima bwawe uzasanga abantu bose bagukikije cyangwa se wikururiye hari babandi muhuje ibibazo, kandi mbona ko nta muti bifite uretse kwicara no kwirirwa mu biganira cyangwa se kwirirwa mu nzoga ndetse no mu matiku. Reka tuvuge ku ntangiriro y'ihirwe mu buzima. Intangiriro y'umunezero n'ihirwe ni ukwigenzurira ubuzima bwawe. Ikiza muri byose mu kugira intego ni uko bikuganisha mu nzira y'impinduka. Intego ituma wumva uri kuri vora y'ubuzima bwawe, ubuganisha aho ushaka kujya. Intego zituma wumva uri umushoferi wicaye mu modoka kandi amaguru yawe ari ku mipira, amaboko ari kuri vora. Intego zituma wumva ubuzima bwawe buri kujya mu cyerekezo ushaka. Uko ugenda wumva ko igice cy'ubuzima bwawe ugifiteho ubushobozi no kucyerekeza aho ushaka, ni kurushaho kugira ibitekerezo byubaka no kugirira icyizere imbere hawe. Uko ugenda ugira ibitekerezo byubaka, ni kuba wongerera imbaraga ubwenge cyangwa se ubwonko bwawe mu gukoresha neza amahame y'ubuzima. Aha niho uzabona amahirwe menshi hagenda asimburana umunsi ku wundi mu buzima bwawe. Imbaraga z'intego. Ibanga ryo gutsinda no gutsimbarara ku ntego ihamye. Iri hame ryo guhamya intego naryo ni ngombwa cyane. Abahanga cyangwa abakungu bose mu by'ukuri bahora batsimbaraye ku ntego zabo. Uzitegereze abantu babiri bashaka kugera ku kintu kimwe banganya ubushobozi. Uzakigeraho mbere kandi neza n'ugishaka cyane akanagitsimbararaho. Ngaho nawe rero hemeza icyo ukeneye kugeraho muri buri gice cy'ubuzima bwawe, noneho ugishikameho kugera ukigezeho. Iyemeze kutakivaho, ntiwite ku gihe byagufata. Nibyo dukunze kuvuga mu ndimi z'amahanga ngo never give up. Hera hafi, tangirira aho ushoboye. Mu gukora igenamigambi ryawe, hera kuri wowe ubwawe. Hera ku byo ushoboye, ibyo wemera, ibyo utunze n'impano zawe. Noneho ibikorwa byawe bya buri munsi bijye byitwararika amahame y'ibanze yose twabonye. Ihereho mu kugena intego.
ni ibiki uha cyangwa biguha agaciro? Wemera iki? Wizeye iki? Uhagaze he? Ushyigikiye iki? N'icyo udashyigikira? Mbese uha agaciro ubudahemuka, ukuri, ubuntu, urukundo, imbabazi, ubwema n'ubwihangane? Naho se ujya utekereza ku bunyangamugayo, ubuhambare bwawe, guhanga udushya, ubwigenge ndetse no kwisobanura? Ibi byo ubiha agaciro kangana iki? Ibisubizo utanga kuri ibyo bibazo wibaza niyo ntangiriro yo kugera ku byo ushaka. Ibyo bibazo nibyo bifungura bikanagufasha kugena icyo ushaka mu by'ukuri. Iyo umenya icyo uri cyo muri wowe, nibwo umenya neza icyo ukeneye kiva hanze yawe. Ukeneye indangagaciro zirenze 3 kugira ngo uzubakireho ubuzima bwiza n'ubunyangamugayo, ndetse wanazongera, ariko nk'eshanu zirahagije mu igenamigambi ryawe. Niba ushaka kuzikurikirana, iya mbere yaba iyihe, iya nyuma yaba iyihe, gutyo gutyo. Ese ni gute ushobora kubona cyangwa se kumenya indangagaciro zawe? Biroroshye. Igihe cyose usanga indangagaciro zawe zigaragarira mu byo ukora. Akenshi ubyigaragariza cyangwa se ukabigaragariza abandi iyo usubiye inyuma ukareba ibyo wakoze. Bikunze kandi kwigaragaza iyo uri gukorana igihunga, hamwe tuvuga ngo umuntu ari gukora under pressure. Igihe cyose bagushyizeho ingufu zo guhitamo ikintu kimwe mu bikorwa bibiri, uko biri kose amahitamo yawe azahitamo kubijyanye n'indangagaciro yawe ya mbere, yayindi utsimbararaho. Urugero, umuntu avuze ko indangagaciro ye ari umuryango we, ubwo mu mahitamo azareba umuryango. Ariko wibuke ko icy'ingenzi si ijambo, si icyifuzo, si n'icyizere, si ikigamijwe cyangwa se icyo ushaka kuzaba. Icy'ingenzi ni igikorwa gusa. Ibikorwa byawe nibyo bikwereka uwo uri we, nabyo ugaragarira mu by'ukuri. Iri hame ni ukuri ndakuka, haba mu kazi, muri politiki, mu mibanire ndetse no mu buzima rusange. Vision, ibyerekezo byawe n'ibihe by'ejo hazaza. Ukimara kugena indangagaciro zawe, uhita wiha vision, mbese ukiha intumbero, kimwe bita icyerekezo, uko utekereza ubuzima bwawe bwakabaye mu gihe kizaza. Igenera icyerekezo ubwawe, cy'umuryango wawe, akazi kawe, utihaye imbibi. Ishyiremo ko ushobora kuba waguruka, maze ureme ejo hazaza hamwe hazira amakemwa. Wumva hazaba hameze hate? Intumbero, kimwe bita icyerekezo, rigena itandukaniro ry'abayobozi. Igihe cyose abareba uko ahagana hazaba hameze. Iyi rero ni imwe mu ntambwe za mbere utera mu kwirema ejo hazaza. Urugero, tekereza uramutse ubonye amafaranga miliyoni 100, yenda baguze isambu y'umuryango wanyu ngo hubake uruganda rukomeye, n'iki wakora kidasanzwe? Shushanya ubuzima bwawe buzira amakemwa. Nusanga ushobora kubigena ku buryo butomoye, ngubwo ugomba kubaho. Icyo cyerekezo rero nicyo kizakuyobora mu kugena ibikorwa byawe bya buri munsi kugira ngo ubashe kubigeraho. Abayobozi bagira icyerekezo. Bimwe mu biranga umuyobozi aho ari hose ni ukugira icyerekezo cy'uko ejo hazaza haba hameze ku bwe, umuryango we ndetse n'aho akorera. Areba kure, akiremamo ishusho y'uko ejo hazaza hameze, aho guhora ku biriho ubu ngubu gusa. Umwanditsi umwe w'umwongereza yigeze kwandika ko abantu benshi bitegereza isi bakibaza bati, kuki ibi? Njye nayitegereza nkibaza ngo kuki ibindi byo bidashoboka. Mu cyongereza yaravuze ati, most men look at the world and ask why. I look at the world and ask why not. Hari benshi bageze mu bushorishori, buririye ku kantu kadafatika, bava mu bakene batagira namba. Icyo bigiriraga gusa ni inzozi gusa, bakiyemeza kuzikabya. Byose kubwo kwizera no kwiyemeza gukora ibishoboka byose ngo babigereho bifashishije amategeko n'amahame twabonye hano. Mu gihe gito abababona bavuga ko bagize umugisha wo gukira. Inyandiko y'ubutumwa, icyo bita mission, bwa butumwa bwawe. Icyerekezo cy'ejo hazaza cyunganirwa n'icyo ugamije kugeraho, uko uzabikora, uko uzaba umeze, icyo uzahindura mu buzima bwawe n'ubw'abandi. Iyi ni interuro ivuga ku cyo ugamije. Albert Einstein abajijwe ubutumwa bwa muntu kuri iyi si yaragize ati, kuki se? Ni ugufasha abandi, ubundi bwaba ubuhe se? Ahari byakugora kubyumva. Mu cyongereza yaravuze ati, why it must be to serve others, what other purpose could there be? Interuro y'ubutumwa igomba kwerekana uko wumva abandi bazajya bakubona mu bihe biri imbere. Umugabo witwa Stephen Covey ni umunyamerika, we avuga ko iyi nyandiko ikorwa nk'iy'umurage. Uyandika nkugira ngo bazayikwibukireho, isa n'izasomwa ku munsi w'ishyingurwa ryawe. Iyo nyandiko igufasha kwitwararika ku bantu ubuzima bwawe bwose, mbese ni nko gushyira indangagaciro zawe mu bikorwa. Tuvuge niba indangagaciro yawe ari ubudahemuka, uzagira uti, ndi indahemuka igihe cyose, mu bihe byose nzaharanira kutava ku ijambo kugeza gupfa. No mu kazi nuko, iyi nyandiko ni ngombwa.
ariko ikajyana n'icyo ugamije, gusa nanone ikaganisha ku by'akazi. Igomba kugira ibipimo ngenderwaho kandi yagerwaho. Ugomba kuba wasohoza ubutumwa wihaye mu kazi nk'uko umusirikare arangiza ubutumwa bwe. Urugero, ubutumwa bwa MTN bwari kugeza telefone zigendanwa ku baturage bose mu gihugu. Byafashe imyaka 15 kugira ngo bigerweho. Iyi nyandiko yafashije MTN mu bikorwa byayo muri Afurika ku buryo yaje imbere mu gihe cy'imyaka hafi 10. Reka tuvuge ubaye uri umucuruzi, dore ko wakora iyo nyandiko. Ndi umwe mu bacuruzi babigize umwuga, ngurisha byiza ku giciro cyiza. Abakiriya baranyizera kuko mbakira neza. Akaba ariyo mpamvu ku mwaka nifuza kuzajya nunguka miliyoni 10. Urabona ko ugaragaje umusaruro ushaka kugeraho mu byo uzakora. Uburyo uzabigeraho nuko uzapima aho ugeze. Undi muntu wese yakureba n'umusaruro ubona akabona yamenye ko uzasohoza bwa butumwa. Icyerekezo n'ubutumwa byombi birajyana. Icyerekezo kijyana n'ubutumwa bwawe, uhora ubitekerezaho, hari nako bisubiramo ubigorora. Icyo rero kigufasha gukoresha amategeko ufite mu mutwe mu buzima bwawe. Aha rero niho utangira kuba wa muntu wifuza kuba we, umwe wigeze kurota uba we. Akazi kawe ni uguha isura nshya imico yawe n'igeno ryawe. Wibuke ko icyo uzaba ari cyo utekerezaho buri munsi. Niba utekereza uri igihangange uzaba cyo. Niba utekereza kugira ejo hazaza hazira amakemwa, ntibizatinda kubona ibigufasha kuhagera bigusanga. Mbese ingufu z'ibyifuzo byawe zingana iki? Kugira ngo wongere amahirwe yo kugera ku byo ushaka, ugomba gukaza inyota ufitiye intego yawe, ugaharanira kuyigeraho nibura wenda ku gipimo cyo hasi gishoboka, ariko wakigezeho. Iyo nyota rero igomba kugera ku igeno ryawe. Ikibatsi cy'inyota yawe nicyo gikaza iyo ntego. Iyo wakama ikome ryo kugera ku ntego iyo ari yo yose, yo ubwayo izagukurura uyiganaho. Inyota ufitiye ikintu niyo itwika urugimbu rw'ibyifuzo byawe. Iyo nyota nizo mbaraga zawe. Impamvu benshi bagera ku byo bashaka nuko badatezuka ku byo bashaka koko, bityo bakaba indahuga, indacogora zidakumirwa, ntibajya bakomwa mu nkokora. Inyota ikomoka imbere muri wowe, ishora imizi mu ndiba y'uriwe n'indangagaciro zawe. Nta kindi gikaza inyota yawe ku ntego runaka usibye kuba iyo ntego igaragaza indangagaciro zawe kandi ifite ireme mu muntu urota kuba we mu buzima bwawe. Ngaho rero kora urutonde rw'ibyo wifuza kuba byo. Ndavuga kuri za nzozi. Kora ibi bikurikira. Kora urutonde rw'ibyo wifuza kuba, inzozi zawe ushaka n'umutima wawe utuje, wumve ko nta mupaka, ntacyo utaba. Ishyiremo kuba ufite byose, igihe, amafaranga, ibintu, ubwenge, ubumenyi, uburambe n'abantu mu isi yose. Ibwire ko wakira, waba cyangwa se wagira icyo ushaka cyose. Banza umenye icyo ukeneye mu by'ukuri mbere yo gutekereza igishoboka. Wirinde kwiha imipaka witwaje ko hari ibidashoboka. Wowe andika byose. Fata ko ijambo ntibishoboka ritabaho, maze wiha akanya ko kugira inzozi ndetse no kuzirota. Ngaho kora urutonde rw'intego zawe. Nyuma y'urutonde rw'inzozi zawe cyangwa se bya byifuzo, fata kandi gapapuro ushyireho itariki ya none, maze wandikeho nibura intego 10 wihaye mu mwaka umwe. Uyu mwitozo ni ingirakamaro cyane mu byo kugena intego, kuko woroshye kandi ufite imbaraga, kandi ukeneye ikaramu n'urupapuro n'iminota mike gusa. Abantu barenga 97% bakuze ntibagira intego zanditse. Iyo umaze gukora urutonde rw'intego 10 zanditse z'umwaka, uba winjiye mu bantu 3% bakuru bakora iki gikorwa. Kuba ubashije kwitwararika wandika intego zawe, ugiye mu mubare w'indashyikirwa. Igishimishije cyane nuko naho waturwa rupapure kure aho utazabona umwaka wose, ntibibuza impinduka mu buzima bwawe. Umwaka nushira ukarurebaho, uzatangazwa no kubona nibura 8 mu ntego wari wihaye warazigezeho neza. Kandi uzatangazwa no kubona uruhurirane no kutiheba biri mu byo wagezeho kuri izo ntego wihaye. Uzabona hari byinshi byabaye utarigeze ubigera cyangwa ngo bipange. Ngaho ngera wibuke ukuntu ugeze ku ntego 8 ku 10 mu buryo utakekaga, kubera ko wakoze uyu mwitozo mu buzima wifashishije ikaramu n'urupapuro mu minota mike gusa. Byaragaragaye ko bihindura ubuzima. Benshi mu bakoze uyu mwitozo bemeza ko ubuzima bwabo bwahindutse cyane, rimwe na rimwe no mu kwezi kumwe. Ubwo rero ko wari usanzwe uhirwa ni ibintu byakwihutira kandi ukagera kuri byinshi uramutse wanditse izi ntego 10. Njyewe ubwanjye nigeze kubikora na bagenzi banjye, ariko nyuma y'umwaka umwe itsinda ryacu niryo ryagurishije byinshi mu ruganda twakoragamo. Na n'ubu bagenzi banjye baracyabara inkuru y'uyu mwitozo, kandi buri mwaka bandika intego 10. Kwandika intego niyo ntwaro yabo, n'uyu mwanditsi nawe arimo, nawe yigira iyawe. Ngaho jye n'ibyibanze ugamije. Urangije zira ntego 10 zinyuremo wibaza uti, ese muri izi ntego ni iyihe yahindura cyane ubuzima bwanjye ndamutse nyigezeho?
iyo yaba yose yandika ukwayo hejuru. Iyo rero niyo yibanze kuri ejo hazaza hawe urebye kure, niyo zose zishamikiyeho n'ibikorwa byawe niyo biganishaho. Kugena ikibanza kigamijwe kandi bifasha kumenya ikibanziriza ibindi, gufata imyanzuro ihamye ndetse no kugena neza ibintu byagufasha kugera ku ntego. Kwandika izi ntego 10, guhitamo iy'ingenzi no kuyiga nk'iyibanze bikuzamura muri 1% bakuze mu muryango wacu. Kora imbata cyangwa se plan izakugeza ku ntego. Nyuma yo kwandika intego zawe, handika buri gikorwa utekereza ko wakora ubu cyangwa ejo kikagufasha kugera ku ntego. Uyu mwitozo nawo ni ngombwa cyane kuko utekereza ku bikorwa binyuranye wakora ngo ugere ku ntego, ni nako ibyawe bisobanuka, ni naho uzarushaho kumva ko intego zawe zigerwaho. Bizatuma wigirira icyizere kandi wiyemeze, kandi ingufu watangiranye nizo uzakomezanya mu gihe ufite urutonde rw'ibikorwa. Ubwa mbere ukora urwo rutonde rw'intego, ugira ikibazo cyo kujijinganya naho waba wifuza kandi wizeye iyo ntego cyane, unibaza niba koko uzabasha kuyigeraho. Nyuma iyo utangiye gupanga inzira uzacamo, utangira kubona urumuri muri iyo ntego, ukumva yoroshye kugerwaho. Uko ushyira ibisobanuro mu mbata yayo, ni kugenda ubona ko zishobora kugerwaho. Iyo wandika intego n'imbata, ni nako bibicengeza kure muri wowe, ukanizera ko bigushobokera. Aho rero wegeranya ibitekerezo, abantu, ibikenewe byose byagufasha kugira ngo ubigereho. Kora igikorwa kiri mu mbata. Ukirangiza urutonde rw'ibikorwa, hita ufata nibura kimwe ugitangire. Ugikora ibyo, uzatangira kubona impinduka nziza kandi bizaguha imbaraga zo gukora n'ibindi. Uzatangira kubona uruhurirane rw'ibigukikije biza mu mugambi wawe, ubona uko ugenzura ubuzima bwawe kurushaho. Kwandika intego zawe, kuzipanga no gutangira kuzikoraho bikoresha ubwonko bwawe cyane. Uzahita umenya abantu n'andi mahirwe hafi yawe bigufasha kugera ku ntego yawe, bityo wiyongera imbaraga, ibyawe bisobanuke kandi ubone biba byiza kurushaho. Nguko uko uzaba wiremye ejo hazaza hawe. Abagera ku ntego babaza ibibazo bihamye. Aha niho ubona itandukaniro ry'abatsinda n'abatsindwa mu buzima. Abatsindwa, abanyamwete muke, iyo bumvise uriya mwitozo wo kwandika intego 10 ugahitamo kimwe ukagikoraho buri munsi, batangira kubaza ngo none se bidakunze? Iki kibazo ntigihamye, kuko ikibazo gihamye kibazwa n'abatsinda, bagira bati none se ntibikunda? Bidakunze se byagufasha agapapuro n'iminota mike bitwaye iki? Ariko bikunze byahindura ubuzima bwawe burundu. Binumvikane ko byanze waba ubaye umwe muri bake byangiye, ku bihumbi n'ibihumbi byakundiye. Uyu mwitozo utagukundiye byaba bitewe nawe n'uburyo wawukozemo. Icyo nkwijeje kandi naguha ubuhamya bwanjye bwite nuko bikunda kandi byihuta cyane, bigerageze wirebere. Turacyasoma igitabo cyanditswe na Dieudonné Damour, igitabo kigaruka ku nzira ushobora gucamo kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi. Reka tugaruke ku ngingo ivuga ko ibitangaza bibaho. Nifuzaga kukumva umaze gukora urutonde rw'intego. Uzanyandikira umbwira muri make uko byakugendekeye umaze gukora urwo rutonde. Intego 10 z'umwaka wazandika wicaye mu biro byawe, mu modoka cyangwa se mu rugo iwawe. Uzashimishwa no kubona ugera kuri byinshi utakekaga, utangire kubona ubuzima butandukanye n'ubwa mbere. Wowe uzambwira. Ihame ryo gukuza umurego. Iyi ntego zawe zanditse ku rupapuro, umutwe wawe uzana tekinike nyinshi zazindi zikwihutisha kugera ku ntego zawe maze zikakugeraho vuba. Ihame ryo kwihuta cyane riragira riti icyo uganaho cyose nacyo kiza kigusanga. Hazamo rukuruzi. Hari benshi bamara igihe kirekire bashaka kugera ku ntego bihaye, bakabona biza buke buke bagacika intege bakabivamo. Ntibamenye ko bari bamaze kwegeranya ibyangombwa byose, bageze neza ku ndunduro. Hasigaye gukaza umurego gusa maze intego yabo ikihuta ibasanga. Iri hame ryo gukaza umurego rikoreshwa ku ntego nini uba wihariye, igusaba kwiyemeza hakiri kare kutazayizibukira. Umwanzuro wo kutazibukira nawo urakomeye.